Abaheburayo ba Israeli ni bande? Turi bande? Abaheburayo ba Israeli ni ubwoko bw'Imana bwamye muri kira gihugu cya Israeli imyaka 1000 mbere yuko bari abazungu baza mu 1948 bakishyira muri kira gihugu bakagifata nk'icyabo, bagihawe n'amasezerano yiswe Ayibarifu yabaye mu 1917 babifashijwemo n'Abongereza. Nuko bageze muri kira gihugu kubashize imyaka 50-70 ni ibintu byoroshye cyane kugira ngo iyo myaka 70 ushire abantu baba batazi inkomoko n'ukuntu bari abantu bageze muri kira gihugu. Nk'umuntu rero ushaka ukamenya uko ibintu byagenze ugendeye kuri Bibiliya, ukagendera ku mateka, ukagendera ku byabaye, ukagendera ibyo Abaroma bakoze, ibyo Abagereki bakoze, kugira ngo basibanganye ubwoko bw'Imana nyabwo ari bo birabura, niho uhita wumva ko ugomba kumenya uwo uri we n'inkomoko yawe nuko byagenze, kugira ngo abirabura aho bari hose ku isi babe bari mu makuba n'akaga. Tubisanga mu ijambo ry'Imana. Imana yarababwiye iti nimwumvira ugushaka kwanjye mukumvira inzira zanjye nzabafasha, ariko nimungomera nzabasubiza mu bucakara. Aribyo byabaye, babajyana mu bucakara muri Amerika muri 619, imyaka 400 ikabishize. Ariko Imana ikaba yaravuze iti aho nzabajyana mu gihugu cyabo banyamahanga bazabatwara nk'iminyago, muzajyaho iminsi ya nyuma nijya kwegereza, muzibukaho muri bo mungarukire nanjye Imana yanyu. Nibyo biri kuba rero. Nibyo ubona uriya muhungu Kyrie Irving yashyize kuri Instagram no kuri Twitter ye, bagahita batera hejuru, bagahita bamwataka kuko bazi neza ko tumenya abo turibo bizaba birangiye. Niyo ntambara ubona amahanga n'amahanga bari kurwana kugira ngo bahishe abo turibo, ariko igihe cyarengeranye. Abagisinzire ni benshi turabizi, ariko ababizi nabo ni benshi. Turizera neza ko mu minsi mike ukuri kuri kujya hagaragara, maze Abaheburayo byabo bakagaragara, aho kugira ngo abantu bagume bavuga ngo Abayahudi mushakishwe ukuntu bagiye muri kiriya gihugu, impamvu bahisha Abaheburayo babo, uko byagenze, uko ubwoko bw'Imana bwavuye muri kiriya gihugu bugatatanira mu mpande enye z'isi. Ari nicyo kimenyetso Imana ivuga iti nzatahukana ubwoko bwanjye mbuvanye mu mpande enye z'isi. Ni twebwe aho turi hose, abirabura aho bari bose ku isi yose, nibo Imana bivuga, nibo ubwoba bafite. Niyo mpamvu babona umuntu wese wanditse ubwoko bw'Imana ubwo aribwo bahita bamwataka n'ingufu nyinshi cyane, ariko mwabibonye byaranenanye kubera ko ukuri kugenda kujya hanze. Reka turebe rero, iyo umaze kumenyera ko uri Umuheburayo wa nyawe, ugomba gukora iki? Ugomba gusubira ku mategeko y'Imana, ukayakomeraho, ukayakurikiza, cyane cyane wizihiza, ukurikiza, wubaha isabato. Isabato nicyo cyizere kiri hagati yacu n'Imana, nicyo sezerano riri hagati yacu n'Imana. Tugomba kuryubahiriza. Ibi byo gusenga mu minsi y'icyumweru ko byaje abazungu babizanye, ukabivanaho umunsi wa gatandatu akaba ari ukomeraho, ugasenga Imana, ukiga amategeko, ukiga Bibiliya, ukiga ijambo, ukaryandika mu mutima wawe. Nicyo gituma rero ugomba gushakisha ugasoma kugira ngo wumve, usome Bibiliya ubwawe, wumve ijambo ry'Imana, wumve uko ibintu byagiye bigenda, noneho ukanguke umenye umuri we nyawe. Ikindi ugomba kumenya ukuri, uko kuri ukakugira nk'umutaka witwikiriza, kuko uri munsi y'umutaka w'ukuri Imana ntabwo izakureka. Uko kuri rero niko kuzakubatura, gushakisha umenye ukuntu byagenze, kuko uko kuri nikumara kujya hanze wibaza. Abasilamu bari hose, Abagatolika bari hose, ariko bimwe bavuga ngo ijambo rimara gukwira hose muri bo Kristo azagaruka. Abasilamu ko bari hose, Abagatolika bakaba bari hose, nayo madini yose akaba ari hose, kuki Kristo ataragaruka? Ahubwo iyo nkuru nziza n'ijambo Imana yavugaga ni yerekeye ubwoko bwayo, nimara gusakara mu isi hose, nibwo ukuri kuzajya hagaragara, noneho Kristo abone kugaruka. Bidusaba iki rero? Niba umaze kubitahura ukamenya uko kuri, wikwihererana, bera abandi urumuri, ubasakazemo iyo nkuru bayimenye, noneho nubabera urumuri, twese hamwe duhurize hamwe nk'umuntu umwe. Wibaza impamvu abirabura nibo bwoko budashyize hamwe muri iki gihe. Kubera iki? Abarabu bafite Imana yabo, Abashinwa bafite Imana yabo, Abahinde bafite Imana yabo, Abazungu bafite Imana yabo, ariko twebwe dufite iki? Dufite ibishushanyo by'Imana zabo nibyo twambaza. Ibaze nawe, kuki tujya kwambaza izindi Mana?
kandi Imana itubuza kwambaza izindi mana. Byibaze, twambaza ibishushanyo by'Imana zabo. Ngaho tubwire niba atari byo. Ngaho bamwe bigize abayisilamu, abandi bigira ababuda, abandi ngo n'abagatolika. Ibyo byose ntabwo tuzoba byaturutse. Kuki twebwe tudafite Imana yacu bayidukuyeho, ariko bo bagakomeza bafite izo mana zabo bakatuzana ibishushanyo byabo? Byibaze nawe, byibaze wisubize. Nzi ko igisubizo n'ikibana aho ngaho. Ikindi rero, iyo umaze kumenya ko umuheburayo nyawe ubwoko bw'Imana, ibintu by'urwango, amashyari, amatiku byose bishyire hasi, ubu umuntu ko gusukuye mu mutima wawe, kuko niko twese tuzaza hamwe, noneho Imana yongere duhe ubutware tuganze isi yose nk'uko Imana yari yaratubwiye. Gusa bari abantu bari muri kiriya gihugu kugira ngo basigasire izina ry'igihugu bitibagirana, ariko nk'uko Imana bivuze ngo Yafeti azicara mu nzu ya Shemu. Nibyo bakoze, basimbuye Shemu muri iriya nzu uko boni ba Yafeti. Ari igihe kirageze Imana yongere iduhe ubutware butazongera kutuba mu maboko ubuziraherezo. Ni Imana yabivuze, ntabwo ari byo bivuze, kandi biraje bisore. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.